Turongeye turabashimiye bene data dukomeje kubana mu kurebera hamwe incamake zigize ibitabo bya Bibiliya uko ari 66. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe iki gitabo, incamake zigize iki gitabo cya mbere cy'Abami. Tubibutsa ko ibitabo byose bibanziriza iki ngiki byose birahari, twabishyizeho. Ushobora kujya kuri YouTube ukabisangaho unyuze n'ubundi kuri iyi channel, n'ubundi iriho iki gitabo cyangwa se incamake z'iki gitabo. Urupfu rwa Dawidi, icyubahiro cy'ubutegetsi cya Salomo no gucikamo ibice ku bwami nibyo iki gitabo kibandaho cyane. Ni inkuru irimo byinshi byagezweho no kwicamo ibice. Ni inkuru yuzurijwe mu gitabo cy'Abami cya kabiri. Nk'uko itangira igaragaza ubumwe no gukomera k'ubwo bwami bwari buyobowe na Dawidi. Umuhungu we Salomo ayobora Isirayeli mu kwaguka kw'iterambere, ariko umwana wa Salomo mu bupfapfa acamo ubwami kabiri, aribyo byagabanije kujyanwaho iminyago n'ayandi mahanga. Ni ukuvuga ngo hano hari igihe abantu benshi bajya bibaza ati se ubundi ubwami bwa Isirayeli bwigabanyijemo kabiri ryari, cyangwa se byagenze gute? Ariko murabyumvise ko bwigabanyijemo kabiri mu gihe cy'ubwami bw'umuhungu wa Salomo. Ngira ngo murabyumvise. Ubwo tuzakomeza tugende tubirebera hamwe, ariko ibi bintu bizagenda bidufasha cyane. Reka turebere hamwe ibice by'ingenzi bigize iki gitabo cya mbere cy'Abami. Igice cya mbere kitubwira urupfu rwa Dawidi no guharanira kumusimbura. Nubwo Dawidi yari yarasezeranije Salomo kumusimbura, habayeho guharana kwa Adoniya ashaka kumusimbura, ariko bimuviramo urupfu. Igice cya kabiri kitubwira Salomo asaba ubwenge. Nubwo Imana yari kumuha icyo ari cyo cyose akeneye, ariko Salomo yisabiye ubwenge. Nta kindi yasabye ari ubutunzi cyangwa icyubahiro. Imana imusezeranya kumuha na bya bindi byose. Igice cya gatatu kitubwira gutaha urusengero. Nyuma yo gusohoza inzozi Dawidi, Salomo yayoboye abantu mu gikorwa cyo kuramya Imana. Isengesho rye niryo sengesho rirerire mu isezerano rya kera. Kuvuga ngo iri sengesho nyuma yo gusohoza inzozi za Dawidi, Salomo yayoboye abantu mu gikorwa cyo kuramya Imana. Ni ukuvuga ngo Salomo niwe wubakiye urusengero nyine Imana, kuko murabyibuka mu gitabo cyabanjije twari twabivuze ko Dawidi yashitseho Salomo yashatse kubakira Imana inzu, ariko Imana ntimukundire, ahubwo ikamubwira ko Salomo umuhungu we ari we uzubaka urusengero. Igice cya kane kitubwira kugwa kwa Salomo. Yasezeranye n'abakobwa n'abami b'abapagani, azana gusenga ibigirwamana, bituma Salomo acika intege zo kunezeza Imana. Kubera iyo mpamvu icamo ubwami ibice. Igice cya gatanu kitubwira gucikamo ibice ku bwami. Nk'uko tubisoma hariya mu gice cya 12
guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 33. Umwana wa Salomo yubahaga se, ariko aza kumvira inama mbi ubwo amoko yo mu majyaruguru yitandukanyaga. Yerobowamu abayobora mu kuramya ibishushanyo. Igice cya 6 cy'ingenzi kitubwira Eliya ahangana n'abasenga Bali ku musozi Karumeli. Twisoma hariya mu gice cya 18 guhera ku murongo wa mbere, urugendo ugakomeza kugeza kuri 46. Eliya yari yarasengeye guhagarika imvura, ari nk'urubanza Imana iciriye Abisirayeli kubwo kutubaha Imana kwabo, bikoza isoni Bali, imana y'abapagani. Iyi nkuru itwereka uko kwizera kw'impande zombi ari byo byakemuwe n'igitangaza, ariko ntibyashobora gutanga igisubizo cyo mu mutima kirambuye ku ruhande rw'abantu b'Imana. Turabashimiye ko mwabanye natwe, hanyuma dukomeze tubane, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha kubwo kudukurikira, kubwo kubana natwe turabakunda. Ibitekerezo byanyu birakenewe kugira ngo tubisangirire hamwe, tuzikomereze. Niturangiza n'ibitabo 66, tuzakomeze n'ibindi bitabo bindi bya Gikristo cyangwa se by'iyobokamana, kugira ngo dukomeze twunguke byinshi mu buryo bw'umwuka. Imana ibahe umugisha. Ubutaha tuzakomerezaho n'igitabo cya 2 cy'Abami.